Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwashyize amasaha ntarengwa yo gufunga no gufungura utubari bigamije gufasha abaturage kunywa inzoga nke zitabangamira ubuzima no kurwanya ibyaha bishingiye ku businzi. Hari umusirikare wabo barutse gufunga avuye mabusa nambwe ati sha ati bamfunze sha ati nari maze minsi mfunze nari narabuze zo bagufungira iki ati nanjye nagasomye nambaye uniform kari kambayeho byakomeye kandi ngo yacuruzaga amasanduku meza pe ariko uburyo yamamazaga byateraga ikibazo. Ngwino guri sanduku hano ni nziza umuntu wawe yakwirwamo umwana wagiyemo nta kibazo yagira n'iki n'iki byose muze mwigurire kwa mukunda abantu isanduku zaje ari ku bwinshi umuci wese akamuvumira ku gahera nyine iyo ni shite y'inkuru abanditsi bakadujejisha nibindi M23 n'ikindi gihugu se niba ari igihugu izabitangaze abantu babimenye. Ariko ndibuka neza ikibazo kiri muri ibyo byose byaba guverinoma byaba memeya nibari nguriye nibari njuriye n'isizo ko numvise umwita nkunda katembo nkunda kumubona akoresha inama abaturage. Yego Ikibazo rukumbi kiri muri ibyo nuko atari igihugu cyabikoze bazabitekerezaho ko ntabwo urujya n'uruza baruhagarikiye abantu ntabwo ari umwijuto kunywa inzoga ni état de dépression baba barimo bakikinga mu tubari ntabwo ari mu muzima kubera ko bahaze bijuse na kenshi uzakora ubushakashatsi nawe ubwawe uza abantu babatwa n'inzoga n'abantu babayeho nabi mu mwaka ntibarafunga n'umwaka aba bantu ntabwo bari zisabukuru y'umwaka umwe bafashe Goma na Bukavu bano bantu bazava abantu bakomeye muri aka karere bazagira ahantu habo bagenga huti ya nini bari rukanswa n'iki weza na politike ubacangamo isuku abantu bakunda isuku imara umwaka on trend sibyo yego ubacangemo kunywa rese sibyo ubundi mwaka ubacangemo kubahuhishamo urumva ku wundi mwaka ufate ingingo nk'eshanu z'ingenzi zitari z'amakuru ariko uvuga uti twihaye intego mu myaka 5 tuzaba abantu b'abahanga bakorera kuri vision to reka yo nkubwire 50% nta umugabo yakwigira ku nyigo z'ibyo yategereje gukora indi 50% isigaye wanafata amaferi ukareba ugacundugutura ubwonko ukareba niba ibyo bintu bifata isura nziza kuko urumva mu Rwanda amasaha atabare bazajya baza kunywera mu Rwanda bazicyure none mu Rwanda ntago ariko ugipfa kubonana mu kabari mu gatondo noneho bazaza nyine bazaza bazitware mu nda. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nabonye ndetse aho muri Goma hashyizwe amasaha ntarengwa yo gufungura utubari bayibonye ntabwo nayibonye ati ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwashyize amasaha ntarengwa yo gufunga no gufungura utubari bigamije gufasha abaturage kunywa inzoga nke zitabangamira ubuzima no kurwanya ibyaha bishingiye ku businzi. Iyi myanzuro yafatiwe mu kiganiro umuyobozi w'umujyi wa Goma Katembo Ndariye Julie yageranye n'abafite utubari muri uyu mujyi kwa 28 Ukwakira 2025. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwavuze ko utubari twemerewe gufungura saa 5 z'amanywa tugafunga saa 6 z'ijoro. Meya Katembo yavuze ko usibye mu mujyi rwagati mu nkengero wasangaga abaturage kuva mu gitondo boshwa n'utubari bakazinduka banywa inzoga aho kwitabira umurimo. Yagaragaje ko ibi bikurura umutekano muke amakimbirane mu miryango ubujura ubusambanyi n'izindi ngeso mbi. Yagize ati ariko nanone ntabwo akabari karangirira kuri nyirako turebe ngo ugana akabari ninde akagana ryari ucuruza ko abari ku kazi we uje kugura inzoga akora ryari. Meya Katembo yavuze ko ibirimo gukorwa byo kuganiriza abacuruzi b'inzoga kubahiriza amasaha yo gucuruza biri mu bukangurambaga bwo gushishikariza abaturage kunywa mu rugero. Yavuze ko abantu badakwiye kubyukira mu tubari aho kubyukira ku murimo asaba abacuruzi kubahiriza ayo mabwiriza kuko uzabirengaho azahanwa by'intangarugero. Ndetse ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwihanangirije abakoresha mu tubari no mu maroji abana b'abakobwa kuko byagaragaye ko usibye kubatesha ishuri banabakoresha mu bikorwa by'ubusambanyi.
meya yagize ati hari abantu bagurisha abana bagakoreshwa mu mibonano mpuzabitsina mu gihe ababyeyi baba bazi ko bagiye ku ishuri. Yasabye kandi ko ba nyir'utubari kwirinda urusaku rurenze urugero no gutanga amakuru ku birebana n'abantu bafite imyitwarire idasanzwe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwatangaje ko nta musirikare cyangwa umupolisi wambaye imyambaro y'akazi ndetse ufite intwaro wemerewe guhabwa inzoga. Icyakora amasaha yo gufunga utubari si umwihariko w'Igoma gusa kuko no mu bindi bice by'isi byashyizweho amasaha yihariye yo gufungura no gufunga utubari. Bagaragaje ibihugu byinshi harimo China, Ubufaransa, Irlande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Denmark, Kenya n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye mu rwego rwo gukumira tumwerese. ariko nawe akantu uhereyemo hari akantu ushyizemo kuko n'ibindi bihugu ndetse mu Ventura n'igihugu ni igihugu kirimo kwipima ku bindi bari ntabwo ari igihugu. Ibindi njyewe nsomye ndi gukotinga ntabwo ari igihugu nyine iyo ni shite y'inkuru abanditsi ntibakadujijisha n'ibindi M23 n'ikindi gihugu se niba ari igihugu izabitangaze abantu babimenye. Ariko ndibuka neza aha nkotinze umuseke n'abavuge nacyo umuseke tujye twakerede nabo no kuvuga ngo iyo abantu amarevolisiyo menshi ko si menshi cyane ariko ntacyo gukopera ibyiza se bitwaye iki nabyo nibyo none nashaka kuvuga nyine revolisiyo nyinshi niba mbyita gukoperana niba mbyita kwigiranaho kugira ngo wenda byumvikane by'ikinyarwanda cyiza. Ariko ndibuka iyo wabonaga irivani za kera hano mu Rwanda kuko imodoka zatwaraga abagenzi bazitaga irivani buri wese ngo ngiye muri rivani yego wajya bagasanga ari amarangi ari ku mabinibisi y'icyatsi kibisi ntabwo yabagaho. Ariko ari amarangi y'icyatsi kibisi uyabona ni Bugande iyo ugiye Kampala sibyo ahubwo kibaza wenda nko kuki nk'abamotari b'i Kampala batambara kasike ebyiri kugira ngo nabo bavuga bati hari igihe ubona systeme de transport zenda gusa urumva cyakora ntibitukubuze kumenya uwayibanje ku buryo wavuga uti uyayikuye hariya sibyo yego. Wenda nuko akenshi no mu mastricte y'ubutegetsi kuva kuri ba conseiller kugera kuri ba executive kuzamuka amazina ukabona ntabwo ahura neza ariko wajya ukabona imitegekere nayo iri ku standard abayenda gusa ibyo ubishaka mu tuntu twinshi ukabona ko hamwe bagenda iburyo mu muhanda handi bagenda ibumoso isigira ibintu huriraho. Ubwo rero wanditse iyo nkuru wumvise ko asoje yerekana ko no mu kugena amasaha ahubwo nko muri Canada ho amasaha ushaka kure yafata ariko ukayishyurira yego ntabwo turabigeraho. Niba ari 24 hours uzishyurire niba ari 5 hours yishyurire ubimenye yuko nyine ugomba kubigaragaza nashyira urafunga igihe wasinyiwe ukagira RDB izana bishakisha bazabyishyurire pe bazamura ibiciro uko babyumva abadagize gute turi muri Kongo rero. Ikibazo kiri muri ibyo byose byaba byaba memeya niba ari nguriye niba ari njuriye n'isize uko numvise umwita nkunda Katembo nkunda kumubona akoresha inama abaturage yego. Ikibazo rukumbi kiri muri ibyo nuko atari igihugu cyabikoze ntabwo nzi itegeko nshinga bakoresha niba ari iryabo urumva ariko gufata imyanzuro kabone nubwo yaba ari myiza izakurikizwa ku muntu urigoma kandi ihengamiye kuri business mu gihe ubutemba atayifite ubuvira atayubahiriza bishobora guteza icyuho muri politiki ya M23 kuko ntabwo ari igihugu no guteza ishyari ubundi eventuellement byanabaho kuba abantu batangira kubahunga uwacururizaga akabari muri Goma yabona yinjiza amacye akigira Butembo sibyo akigira Uganda bazabitekerezaho ko ntabwo urujya n'uruza baruhagarikiye abantu. Ubwo nibo bo kwireba bakamenya icyo bahomba n'icyo bunguka ni iki kuko kubwira abantu ngo banywe resi nabo utazi niba bajyaga bana ngo bijute ubwo bushakashatsi utabubereka ni ikibazo. M23 rero ishobora gufata ingamba nziza ariko hari umugabo mu Gakinjiro ngo wacuruzaga amasanduku yego kandi ngo yacuruzaga amasanduku meza pe ariko uburyo yamamazaga byateraga ikibazo. Ngwino guri sanduku hano ni nziza umuntu wawe yakwirwamo umwana wagiyemo nta kibazo yagira n'iki byose muze mwigurire kwa mukunda abantu isanduku zaje ari ku bwinshi umuci wese akamuvumira ku gahera nyamara kandi ibyago bibaho mu isi twese uko tubayeho nta muntu wavuga atagira ibyago yego. Bamwe bakavuga bati koko produit zawe ni nziza ariko akanwa kawe
imikorere yawe ntabwo ihuye, Tera benshi agahinda. itera benshi agahinda, ndetse bagahitamo kwigurira ibindi ahandi bitari izo produits ziwe. Ushobora kuzana amategeko meza, sibyo? Yego. Uburyo uyamamaja context mukirimo, ntimurava no mu ntambara, ntimurava na Doha, ntimurava nahe hose, drone ziracyabari hejuru buri kimwe cyose, kandi kunywa inzoga kw'abantu bamwe ntabwo ari umwijuto. Kunywa inzoga ni ama état de dépression baba barimo, bakikinga mu tubari, ntabwo bari mu buzima bwo kubera ko bahaze bijuse. Na kenshi uzakora ubushakashatsi nawe ubwawe uzabona abantu babatwa n'inzoga n'abantu babayeho nabi, ntabwo abakire banywa inzoga nyinshi kurusha abakene. Turajyana. Yego, turi kugendana. Rero nako M23 bafite nabo matimu y'ubushakashatsi, bazarebe yewe banarebe niba nta rwiganwa rutari ngombwa bagenda bakorera abaturage baho bayobora, bakaba bikwitwaza ngo iyo turi Uganda, urumva bamwe banabaye muri ibyo bihugu, Uganda bakora gutya, mu Rwanda bakora gutya, mu Burundi bakora gutya, muri Sudani bakora gutya, muri Amerika bakora gutya. Ubwo rwiganwa rwabagora kuko wigana ingendo y'unika kuvuna. Nk'ubu mu Rwanda for instance turi ku masaha agenwe, yewe u Rwanda rugiye no kubikuraho, nuko twategereje cabinet bihindura, ariko uko twasezeranijwe abanyarwanda ni kimwe mu biganiro byatunzwe n'abaminisitiri, nuko bigiye gukurwaho. Ibyo biri on records byo bihimbye. Ariko ibyo bibaye nyuma y'igihugu maze imyaka 32 kiyubaka, urumva kitumvikana misasu, burya nakubaza aho ukuru urwitwazo rwa depression. Nubwo depression itaterwa n'isasu gusa, tubwa n'ibindi bibazo, amadeni buri kimwe cyose, ntabwo depression yabura mu baturage. Ingo zigoye ziba ari nziza ariko zigoye, urumva burya inyubako y'inzu zaba zubatse kiba ariko ziteye amarangi adasa, ukabona irangi rimwe n'iribi, irindi rirabriya, ariko potentiality y'ukuntu inzu yubatse kimwe. Ingo burya zose ziba ari nziza ariko ziteye amarangi atandukanye, adasa. Noneho no kuvuga iki? No kuvuga uze kongera kwimbaza no mutabyemera neza, ndabigarukaho n'ubishaka. Ziba ari nziza ku giti cyazo. No kuvuga ngo kirero, no kuvuga ngo M23 muri think tank zabo cyangwa se kuri deep state babigira imitegekere no kubapanga ubutegetsi. Mu mwaka ntibarafunga no mwaka. Aba bantu ntabwo bari zisabukuru y'umwaka umwe bafashe Goma na Bukavu, ariko baratangiye gusukura umujyi wa Goma, uraburiya uraka hose. Icyo se ikintu cyiza. Bazanye badukanye twatuntu ngo dufata ibipimo by'abatwaye imodokari, sibyo? Haruko test bahora babashinje ko bafashwa n'u Rwanda. Izo ni politike zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, zubatse neza. Nongeye kuzaka kubaka ibintu nkuko ibindi bihugu byubatse, sibyo? Ntabwo giye mbona kari imikorere myiza, urumva? Ntabwo ari imikorere myiza ku nyeshyamba, nibitonde batwara abantu gahoro gahoro. Iyo usanze umuntu yarazize babyita ngo iki, inzara weda nka za Somalia hakuze ku intambara za inzara za Ethiopia n'ahandi hose, ni ibintu ariko abantu bazi, cyangwa se umuntu wenda waratakaye nko mu ishyamba, ibyo bita système de réanimation. Iyo rero yani mu muntu umusubiza ubugingo, ntabwo ubikora umuhutaza, ntabwo uvuze ngo umuntu ashonje hita umuhereza plateau y'ibiryo kugira ngo ashire inzara rimwe, uramwica. Ntabwo nusanze umuntu ufite umutekano muke ushaka ko umutekano nk'umusuka mu ntuze nk'umwasamura ngo umusuke. Yego. Oya, urabitwara gahoro mukavuga muti n'ubundi turarwanira iwacu, dufite igihe cyose kuko nta muntu uzakure mu 23 hari yafashe. Nabejo bundi barabivuze niduhango babisere kuvuga ko batazava muri Goma na Bukavu. Yego. Bano bantu bazava hano bakomeye muri aka karere, bazagira ahantu habo bagenga huti ya nini, bari rukanswa niki. Weza na politike ubacangamo isuku, abantu bakunda isuku imara umwaka on trend, sibyo? Yego. Ubacangemo kunywa rese, sibyo? Ubundi mwaka ubacangemo kubahuhishamo, urumva? Ku wundi mwaka ufate ingingo nk'eshanu z'ingenzi zitari z'amakuru, ariko uvuga uti twihaye intego mu myaka 5 tuzaba abantu b'abahanga bakorera kuri vision. Ariko ni mukora ibintu Kinshasa gatanya ngo mwababonye ntitwababwiye, sibyo? Mushobora kubyita ko ari byiza nk'aba mucuruzi w'amasanduku, urumva? Ariko uko mubizanye mubizaniyemo n'ururimi muzabihereza, bagakomeza kubabwa ngo ntimureba, kugeza igihe abazayirwa bigoma bazibwira yuko bayobowe n'ibihugu baturanye, kandi ari mu 23 bari muri kubayobora. So reka yo nkubwire 50% nta umugabo yakwigira ku nyigo z'ibyo yategereje gukora, indi 50% isigaye
wanafata amaferi ukareba ugacundugutura ubwonko ukareba niba ibyo bintu biri bufate isura nziza kuko urumva niba umuntu ngewe ndabitekereza gutyo ni byiza ariko barimo kwihuta bishobora gufata isura mbi mu kadire ya politike kandi igihe cyose mu ventura izafata imyanzuro myiza ikitirirwa amahanga ikitirirwa iki n'iki urumva yego izaba irimo ikora bizima ariko hari abavuga bati nyine bayibonamo cya kintu abazayirirwa bakoreye propaganda bita balkanization credibility yabigenda ijya hasi none rega turayibona akosha ko niba muri bene wacu koko muri abazayirwa muri abakongomani nkabo ndi mwabonye umukongomani bamubuza kwicanga kwirya no kugira gute no kwisiga agasa neza agahumura nyine akakenyera amahano mu gatuza akavuga ati mwana Zaire ni nko kubuza abazayirwa abakongomani kwambarira mu gatuza kenshi na kenshi uko professeur bacu twajyaga tubabona ngo mwambare pocket noneho ngo nimwongere kwambara imatimba hano bahitaga ngo ni matimba oya ndi byiza ariko biri ku muvuduko udafite regrage ikwiye gusa hari uburyo amapolitiki amwe siritu nka mu munyeshyamba urumva bashobora kuvuga ngo nitugenda gahoro nk'abagizeho intambwe bagezeho tuzasigara inyuma ubwo wabatsinda gute na cyane ko inyeshyamba atari abafurere cyangwa abapadiri mu district rega bamwumva ngo inyeshyamba makagira ngo Sandrine inyeshyamba buriya n'abahatari nta nubwo siyasi bari nyinshi urabikora cyangwa se uvuge niba udashaka kubikora sigesha bugire ngo wamuseka bizakorwa kuko ureba kujije gusa akabarika kifunga hari umusirikare wabo barutse gufunga avuye mabosa nambwe ati bamfunze ati none maze minsi imfunze nari narabuze zo bagufungira iki ati nanjye nagasomye nambaye uniform kari kambayeho byakomeye wa M23 urumva ni amakosa barabafunga naho babishyizemo ahangaba nabo bisomye nabyumvise bitamutekereza baramuraburisha bavuga ni benshi hari umuzi se nari naramubuze bamufunze bamwumvishe baramumenya nari naramubuze ibyo kayemera se byafungiwe cyangwa aruga bihakana yamaze bigeze yamaze igihe nyine nari naramubuze nkagira ngo yikoreye ibombe ntugakabye nese marsha umuwamuze igihe kiganuti naho ramugamusha nk'amezi atari mane naho ramugamushaka nkagira ngo yikoreye bombe ariko namezane atatarimo nkagira ngo yoroshe kote urumva kwirose kote zikari cyo ntugupfa waryiyoroshe se cyari ryakwiyoroshe uba waryiyoroshe bari koroshe cyangwa nuko ndabaze shaho kugarutse uzamumbariza ubutaha ngo babafunga iminsi ngayo ntabwo yabikubwira ye icyatumye ibyo bikubwira ndasaye kare bushuti wageze ndazabikubwira arabwira shago naragasomye ariko ngo militari irahagaye imeze nabi ngo yarantambikanye njye uzi ko nabaye mu militari igihe kinini cyane urumva kera nyine mutoya rero ugasanga nyine muhora musimbuka n'abantu bakunda gatama hari yazamegeye nazaye hose kera twakoraga amaoperasiyo yashyushye urumva pakira ibintu ngibyo wenda ubu byarakosobotse burya abantu bagenda nyine ibintu babikosora aha rero naho mwabanyagoma mwe nimubona batangiye militari yatangiye kuzoa abasirikare we civilian uzajya kujya impaka n'iki niba batwaye mu sirikare urasigara he urumva baragutwara nayo mabuso babaca amande bagire gute inama nabagira rero ntabwo inyeshyamba zibabwira ngo mureke kunywa mujye gukora nta gihe mukirimo barabwira byose ni mukore munywa ahubwo amasaha yabugiye ariko icyaka ntabwo igihe kizira niyo mpamvu none se umuntu nese barsha icyo nicyo badashaka kayigenda bumva badashaka se urabyukira mu kabari sibyo mu masaha 2 saa 3 hatayo masaha ntago ari amasaha yo kunywa amayoga ibyo ngibyo ni amakosa kubera ko oya ni amakosa babitegeka gutyo kuko wavuye ubutemba aje kurangura uzi ko mu venture ifungura inzira abantu bakajya ahantu hose wabonye ko ejo bundi yanafunguye umuhanda wa Bukavu Walungu Mwenga Kamituga kandi itanahategeka urumva atari hategeka yaje mu venture irwanira abaturage bikantarange baraza bakayizamo kuko ntago ibabuza n'abawuvira ubanza bazi Bukavu kurangura ariko wenda FARDC kabatoteza ariko mu venture ntago yabuza kuza no ikiri na za rucuro burya abaturage bajyaga kurangura bakazigoma na za sake baratambuka ibyo urabizi na za muwambiro na za Kasengesi hose mu venture ntago igibuza abantu
kuza gucururiza no kugenda hiyobora kereka leta iyo babujije ngo muvuye sha. Ubwo rero umuntu azava mwenga ave hose yizira Bukavu akeneye gutaha, uramuha amasaha y'akabari katari buyiraremo yanyweye kuko gobana umujyi munini, wamuretse akanywera amasaha akayitwara mu nda kubera ko amasaha akurikiyeho nayo kugira nayo rugendo. Ni nkuko wazi Kigali ukadusetinga ku masaha amwe, kandi hari abanyura Kigali bagigoma, hari abanyura Kigali bagibujumbura. Niba ntunafata agace k'Akanyabugogo muvuti mwege mujye mu nko akana ka international nkuko ama airport afatwa. Iyi ngingo isaba imibare myinshi. Sibyo? None wasanga abari kuri terubwo barabibona. Okay, mu Rwanda amasaha atabare bazajya baza kunywera mu Rwanda. Bazicyure none mu Rwanda ntago ariko ugipfa kubona mu kabari mu gatondo. Noneho bazaza nyine. Bazaza bazitware mu nda. Cyane ko wa mugani bafungura amasaha yegeye hejuru. Ntago wapfa kubona saa 2 akabari gafunguye. Hehe. Mu gatondo mu Rwanda mbona dufungura mu masaha 5 za. Nuko ari ko abantu bashaka gufungura ariko nta muntu babuze gufungura. Nyine nuko impamvu bafungura izo saha nuko saa 2 batapfa kubona umukiriya winjenga. None bagiye kubabona rero uko gumane bazaje kunywera Rubavu. Oya. Bazitahane mu nda. Kujya naye ndagishyigikiye pe kubona umuntu saa 2 z'amanywa ari mu kabari. None se yakoze shifuti ya nijoro wagira ngo ryari? None se yagiye kuruhuka arajya mu kabari kumara iki? Ntabwo waruhutse abantu ku ngufu. Uburuhukiraho abantu bazi. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.